kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza umutavu gang. Nanazi ko hari ubwo byavamo umugati, mbijyamo nanabibamo neza cyane. Rubanda muhera ko mukunda inyandiko zanjye, kuko twakuze imihanda irimo amabara, twashyize ibyo twabonaga ahagaragara. Ukuri rero hari abantu bakukwangira bakakuvangira, ubwihangana rigatangira. Ntibabura rikabo twakoze ku mitima, wallahi bikanabahindurira ubuzima. Ngiki cyatumye twemera ku bintu mwaza rubanda ngo tuvuge ibyishaza ritavugwa. Yanizera yuko hari igihe kizagera mu gishukaza amahirwe akadusekera, kizabarenga babona uwo bisingegera ari gukora amateka ahantu hose arenze ukwemera. Bibaho kubyuka ukitera amazi ukataka, ukajya guhiga aho ndumva ari namaka, kuko bitanga itandukaniro. Wibuke ko nacyo waronka utagiciriye inshuro. Akazi kabi kaguhesha keza, ubuse hari uwo ruzi ko yatungwa no guceza. Gukora icyo ukunze ukagikomeza niryo banga riruta ayandi wametiriza. Wowe ni ibintu biri ntangiriro, as long as ibyo bintu birimo amaramuko. Reka batwika bashyane n'ibyabo, wowe ushaka uko wakivana muri uwo mwobo. Nubwo ubona ko bisa n'ibitinda bikagushengura umutima ukicwa n'agahinda, burya biba bigiye kurangira, bugacya bucya n'ayandi minsi mugasangira. Hello, beautiful people. Welcome and welcome back to Uptrend TV shows. Your girl Malaika. I'm back and back. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza cyane ahantu uri hose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali n'intara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Nizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza, niba kandi utameze neza uyu munsi birakunda, ejo bikanga, uyu munsi bitakunze ejo bizakunda. Uyu munsi rero muri Uptrend podcast we are back with umuhungu wa muzika bamwita original. Ninjye wumva bita umwami w'uyu murwa, ninjye wumva bavuga ko mbarusha rap, ninjye wumva uzi nyine nimba utanze unamenye, ninjye muraperi wumva bita umwana wayo. Shalom. Got son in the house. Bambo class. Fireman. Umeze neza? Ndashima Imana kabisa. Nishimiye cyane kukwakira muri Uptrend podcast. Asante sana. Ewana bese nanjye wumve ngo uyu munsi nari ngutegereje more than ever. Umeze neza? Ndashima Imana n'abantu bakeya, ariko mwebwe muhoramo. Sibyo? OG. Hanyuma Fire. Abantu bakwita Kibiriti, abantu bakakwita originali, abantu bakakwita umuhungu wa muzika, abantu bakakwita Vayo. Ayo mazina yose yadusobanurira. Buriya umuntu, abantu ukuntu bakwita biterwa n'ukuntu babishaka. Harimo n'abanyita n'ibindi byinshi n'ibibi n'ibyiza, ariko nyine umuntu akwita ibyo ashaka bitewe wenda n'ukuntu abyifuza. Gusa njyewe amazina yanjye nitwa Uwimana Francis, ariko hari n'utubyiniro nagiye ngira dutandukanye, twavugaga twa Kibiriti, utwo nyine twa Kibiriti, twa Vayo tuba twaravuye. Buriya rero bitewe n'abantu mwakuranye, bitewe na circonstance wakuriyemo, entourage, abana byarangiye abahungu banyise Kibiriti, ariko ubu ngubu ntabwo ariko nkitwa. Urumva ni amazina yo mu bwana, yo mu mabyiruka. Buriya izina ntirikujije, yewe naranarikundaga Fireman aka Kibiriti, numva birasounding, ariko nari nkiri umusore nyine nyiri umugirigiri. Ubu rero narakuze, ubu nabaye umupapa, hari ibintu bigenda bihinduka nyine tu, hamwe n'inshingano, hamwe umuryango, hari ukuntu rero ukabona ntago ikintu cya Kibiriti cyo cyavuyeho. Ndagira ngo abantu badukurikiye rwose bari kutwumva, izina Kibiriti ntago mani murireke kabisa. Ubu ngubu ahubwo wanyita Godson, wanyita Fireman, wanyita Rwande, wanyita Vayo, ibyo byaba bihagije.
ibindi wenda kubishaka bitari ukuntu uretse ko nacyo ntacyo byantwara gusa nyine nta muntu wanga ibyiza gusa ibyo nifuza n'ibyo nababwiye kibiti mwe muri bitse Kabisa. bike yego hanyuma Fire Francis yes sir atandukaniye he Fireman baratandukanye, they are totally different. Francis ni umuhungu ni umugabo wubatse, Papa Freya. Francis ni umunyarwanda intore nk'abandi. Naho Fireman we ni umusani, umuraperi w'umunyarwanda, ni umu-entertainer, you know, ni art and entertainment. Umva agomba kubahereza ibihangano, agomba kubabwira iby'ubugeni, byivugo n'ibisigo mu kinyarwanda, agomba kubashimisha, mwakwanga kwishima akabakirigita, agomba kubera ko Fireman we ni umugaragu wanyu. Urumva iyo uri umucuruzi ugomba kurangura ibintu abakiriya bifuza. Rimwe na rimwe rero ibyishimo birahenda ari igihe abantu by'imbere y'abantu kikaraga ukabona wapi sometimes nyambabaza nkababwira ariko murabizi ko ibyishimo bihenda. Avuga come on man, ubu ni Fireman. Ubwo ndi kuvuga ku ruhande rwa entertainment, kuko entertaininga abantu urumva gusa kuko ngewe banziho wenda Fireman bamuziho kuba ari umuraperi, imyandikire, imirapire. Ubwo nibwo buryo ngerageza kuba entertainingamo, nkabimaximiza n'imbaraga zanjye zose n'ibitekerezo byanjye byose n'umutima wanjye wose. Ariko abana b'abantu urabizi inshuro nyinshi bari sawa, ukabona babyakiriye biranshimisha bikanankora ahantu nka Fireman. Ariko hari n'igihe ubona hari abapinze, icyo gihe bikagusaba gukoresha n'izindi kata zitandukanye mu buryo bwo entertaininga nyine, kuko d'après tout Fireman ni umu-entertainer, ni umu-artiste, ni umu-entertainer. So rero abo bantu ukuntu batandukanye, birashoboka ko hari ibintu Fireman yakora ariko Francis bihabanye cyane n'ibyo Francis yakora. Ndagira ngo nkwibutse ko Fireman we ari umu-entertainer, so rero yakora ibishoboka byose mu buryo bwo entertaininga. Ariko Francis ni umugabo wubatse, yubashye, utuye, uzi, you know, umuntu uri responsable tu. Niko navuga. Uriya abahanzi tugira identite ebyiri. Njya nibaza nimba n'impfu tuzagira ebyiri. Yes. Ngayo nguko. Hanyuma Fireman. Fireman ubikomojeho ku kintu cy'umuryango, uvuga ko ibintu byahindutse, uri umupapa. Fireman wa kiriya gihe atarashaka umugore, atarabona umubebe, na Fireman w'ubu ngubu batandukaniye he? Wenda nkukosoyemo gake, Fireman we ntiyashatse umugore. Fireman kandi waraciye mu murenge. uwo ni Francis. Francis rata. Yes, uwo ni Francis. Fireman we wenda yarakuze, ibitekerezo birahinduka, ubusazi yagiraga buragabanyuka, imyitwarire like nyine habamo evolution. Birumvikana nk'undi wese imyaka hari ibintu buri ukora iyo uri muri urabona iyo uvuye muri adolescence 18, 20, 21, you know, 20 something up to 26, 7 gutyo, hari ibintu ukora society igatorera ikavuga amaraso aracyashyushyemo n'iki, urumva, bagatorera tu bagapfusha. Ariko iyo umaze kugera muri 30 something, hari ibintu society idatorera. Icyo gihe biba bisa nkaho akaba icwende koga katoga. So rero urumva navuga ko Fireman
wo mu minsi yashize wa mbere ni Fireman wumvaga yuko wizereraga mu mpano gusa nyine bwo kuvuga kuwizerera ndi kuvuga kugera kuri success muri ibi bintu by'imiziki. Ni Fireman wizereraga mu mpano gusa, kizerera no mu mafaranga, kizerera mu emva Fireman ko yarashyushye mu girigiri original. Ariko Fireman w'uyu munsi ni Fireman umaze gukura, umaze kuba macuwa. Nkuko nabivugaga, hari amayeri amwe namwe ushobora gukora isi gatorera, ariko hari iyo ukoze the same era, hari igihe badatorera bitewe n'igihe umaze ku isi, experience umaze kugira, bakavuga bati no urase yabidukora. So rero uwo niwe Fireman uyu munsi navuga niryo tandukaniro. Irindi tandukaniro rihari rinini cyane nuko Fireman w'uyu munsi ari intore noneho. Ni intore navuga ngo ni umutoza kuko urwego rwo kuba intore urumva ndi hafi aho. Okay, Fireman noneho katugaruke muri music, katuze muri Fireman. Fireman, amakuru y'iminsi, amakuru y'umuziki na Fireman ni menshi. Menshi kabisa. Dukunda amakuru menshi iyo aje ku muziki na hip hop. Menshi. Urumva Fireman yaracyasaza imigeri, ariko Fireman nanone ukuntu ngewe mba muzi, ukuntu mubona, ukuntu numva bimeze, hari amakuru amwe namwe mba numva yuko abafana be cyangwa abakunzi be cyangwa abakunzi b'imiziki nyarwanda muri rusange cyangwa n'abakunzi b'umuziki, hari amakuru mba numva yuko atabashishikaje cyane. Numva ko amakuru ashishikaje abakunzi b'imiziki ya Fireman ari ukumenya imizigo bimeze bite, imizigo igeze hehe, ese stu bimeze bite, ese harabura iki, ese kuki byagenze kuriya, ese kuki bitagenda gutya, ese ubona like mba numva ko ibyo ngibyo ariyo makuru abakunzi ba Fireman baba bakeneye kumenya. Ntago mba numva yuko abakunzi ba Fireman bashaka kumenya ngo Fireman yari iki, Fireman byaye no, igihe cyose batamugaburira ntabwo numva ko baba bakeneye kumenya icyo yariye. Fireman yakundanye nande cyangwa yaryamanye nande cyangwa mu gihe cyose hatari like hari ibintu mba numva bidafite aho bihuriye n'umuziki kwa. Kandi ikintu Fireman apfana n'abakunzi be n'abakunzi b'imiziki ni impano na entertainment, ibyo bahereza. So rero amakuru ya Fireman yo ni menshi. Ubu ni cyane nka Fireman, amakuru yanjye ni menshi cyane, maze igihe kinini. Urumva navuga ngo maze igihe nta kintu kira hanze ntari kudropinga ntagira gute, ariko urumva biterwa n'impamvu zitandukanye. Hari igihe urumva Fireman hari igihe aba agomba kuba ari Francis, nabwo izo nshingano ziraremereye, nta muntu zitaremerera ku isi. Bagomba kugaruka nanone akaba Fireman. Ikindi Fireman utagira support n'imwe mu miziki, nta label naki papa ki mama ntago biba byoroshye gukora imiziki uyu munsi, kuko imiziki uyu munsi ni business yabaye akazi. Ndibuka ko twebwe tubitangira ibintu bya hip hop, ibintu byo kujya muri music, twabitangiye ari urukundo rw'injyana, ari ukubikunda no gushaka ku expressa ibitekerezo byacu, ariko birangira tubonye harimo n'ikofi. Ubwo rero dufatiraho biba kariyeri. Uyu munsi rero ukuntu bimeze byahinduye isura, byabaye business yafashe indi ntera. Usanga gukora indirimbo bihenze amafaranga menshi, usanga noneho video yo ni ibindi. So rero ibyo bintu ntago biba byoroshye kubyikorera wenyine, ufite n'izindi nshingano kuko Fireman ari identity ebyiri, ntago biba byoroshye kubyifasha. Ngira ngo ubona ko
abafite ababibafasha bo baradropinga cyane, baduha ibintu byinshi, ni hit after hit. Nta muntu wanga ibyiza, rero Fireman nawe ibyo ngibyo ababishaka, ariko ntabwo yabigeraho gutyo wenyine, ntabwo byapfa gushoboka. Kandi ikindi umutwe umwe wifasha gusara, ariko ikindi nzi ni uko Fireman afite abantu, kandi abantu nizo mbaraga. Iyo ufite abantu uba ufite n'ibintu. Ndatekereza ko hamwe ni movement ndimo mperutse gushyira EP hanze, hamwe ni movement ndimo mu kongera mu kwibiyereka, mu kongera kubiyibutsa, ndatekereza ko hari resultat runaka bizatanga. Nimba uyu munsi wenda mu bushobozi bukeya bwa Fireman ashobora kwikaraga, kihiringa, agashyira hanze EP iriho indirimbo 3 na video. Ibyo ni ibintu biremereye ubwabyo ku muntu nka Fireman uri kubyikorera, self made. Ntago byoroshye, ndakubwiza ukuri, kuko nka audio uyu munsi tuvugana, audio iri kuri standard ntago yajya munsi y'amafaranga 300 niyo yanyuma. Ubwo iyo ni yayindi yo kukwikiza sanzwe, ariko ubundi ni $500. Video yo rwose udafite za 2-3 kuzamuka, mva ni igihuha. So rero gukora indirimbo 3, gusohora indirimbo 3, EP iri indirimbo 3, hariho video bucyana yandi audio video, hakaza iyo bita ibihuha, iyo ni audio gusa, hakaza niyo bita igeno nayikoranye na Xavier Rapper, nayo ni audio gusa. Ntago ari uko mba nanze kubiyereka cyangwa mbakocore n'amavideo nk'uko n'abandi babikora. N'abantu babigarutseho babyibaza ati kubera iki Fireman twa tumukumbuye, kubera iki aduhaye EP akazanaho indirimbo 3 zonyine. Voilà, ikibazo kiza cyane. Mu ndirimbo zirenga 200 mfite zirikodinze. 200 zose zirikodinze zicaye muri studio mu mastudio atandukanye. Bose buriya ni akadesa gusa. Plus de 200 chansons. Nararebye excuse, no kuvuga ngo aho kugira ngo buriya abantu baha ibintu bya fake bahite bagukarasa nk'umuntu wa fake uciriritse, mitamo ko nabaha ibintu bikeya byiza bihiye, aho kugira ngo mbahe umutura urawuzi? Umutura ni ibigori buriya bikora umuti. Ibigori byafashe igihugu, ibigori byaboho igihugu, ibigori buriya ni ikiryo cya danje ushobora biraryoha. Ikigori ni ikintu ushobora, ni ibiryo ushobora kurya umwaka 2, 5, 10 ari byo byonyine. Nta kindi kiryo aryo gutyo ku isi aricyo cyonyine umwaka ugashira, aricyo cyonyine biri ngahe. So rero biri strong. Ariko rero sasa ibigori bidahiye babyita umutura. Buriya ibigori bisaba amazi menshi cyane mu kubiteka. So rero ibidahiye bitari byashya nkuko navuga ngo ntago nzi cyane ibintu byo guteka, ariko iby'ibigori byo narabibonye bitetseho n'iki. Ibidahiye byitwa umutura, kwa kundi biba byenda gushya babyita umutura. Biriya rero birica. Iyo biriye bikubyimbira mu nda, inyota ya danje, ukunywa amazi birangira ubastinze, mbese ndigashwanyuka cyangwa bigaturikira mu nda. Urumva biri too risky. Mu gihe mu by'ukuri ibigori ari ikiryo, ari indyo ya danje, urumva irenze, ariko urumva ko bijyana kwica kubera ko biba bidahiye. So rero niko nabigereranya. Narebye ndavuga ati ucyana yandi irahari ni neza irarangiye, ibihuha irahari ni neza irarangiye, igeno nuko ariko se amacoinda ntagirangiye, kuvuka umungo ntirangiye, mugaragu ntirangiye, ni nyinshi. Navuga kugira ngo nzibahe ari umutura, oya reka ahubwo mbahereze zino za fresh zihiye ni 3 ntaribi. Ndatekereza ko umuntu uri bujye kunjajinga ngo kwera iki waduhaye ibi,
ahubwo namubwira nti banza witokore. Like wibaza uti niki njyewe natanze kugira ngo mbe nkwiye kwakira ibi n'ibi. Kubera ko ibi ngibi mu bushobozi buke wowe wakontributinze iki. Absolutely. Ni ukuvuga ngo mu mbaraga zanjye zose ko nakubise agahanga hasi ko nihirinze mu byo byose nabize byibuze 3 zikarangira ndi ubumwe hamwe n'abavandimwe bake bagiye babimfashamo. Yego. Bakeya ubwo si nk'umwe n'umwe cyangwa nka babiri. Urumva ni iby'agaciro ubwabyo ngewe mbona ko birahagije. Buriya ibyo dushaka ibintu dukenera ni byinshi, abantu twifuza byinshi, nta n'umuntu ujya uhaga kongera like nta kintu cyaza umwana w'umuntu. Ariko ibyo Imana iduha ibyo dukwiriye. Tuba twifuza byinshi, tuba dushaka byinshi, ariko tubona ibyo dukwiriye. So rero navuga ngo iriya EP mubona iri indirimbo 3 ntago nari nanze kubaha 10, 15 cyangwa se wenda nubwo zaho 8, 7 nk'umuraperi nka Fireman ko abantu respecting kubona yenda byinshi, ariko ntago byinshi nari mfite ubushobozi bwo kubibaha neza nk'uko bikwiriye. Nari kubibaha iyo mba ntabakunda nkabibajugunyira nkavuga ati mu bisakuze uko byogoshe. Ariko ntago ariko bimeze, kubera ko nzi ko hari abantu bankunda kandi nanjye mbakunda, nzi neza ko aribo bangize uyu. Narabuze ntireka mbe mbahaye bino uko biri. Buriya mu Kinyarwanda Abanyarwanda nibo bavuga ngo gucumisa ingufi. Muri urwo rwego ntago nari nanze kubahereza ibirenze cyangwa ibya danje. Uburyo bwo gukomya ingufi ntaba kwimye ndende nuko abari afite kandi na gatoya kava kwiguye. So rero ndavuga nti reka mbahe izi boro. Hariho video, ni fagitire, hariho audio 3, azo ni fagitire, ibyo ni ibyo bya danje. Uko biri abazabyakira, abakunzi b'imiziki, abakunzi b'injyana, uko bazabibona nta ruhare na ruto babigezemo, bakabona byibuze bimvuyemo ndabibahaye. Ndatekereza ko barabizi ko nabaha n'ibirenze, nabaha byinshi kandi ariko ziriya nizo mbaraga nari mfite niho zagarukiraga, kubera yuko ntago ari byo byonyine gusa iyo bindeba. Hari na Francis nawe mba ngomba kuba we, kandi Francis akajya no guhandoringa bya responsibility ze n'iki umuryango. Ariko abakunzi ba Fireman nabo mbarimo icyo kintu. I owe them kuko icyizere bampaye. So rero ntago nakigambanira, mba ngomba nabo kubatamo, ariko ntabatamo uko nshoboye. Gusa icyo navuga, cyo nasorezaho, nabasaba ahubwo ko ibi bintu nimba koko mubikunda, nimba mumunda, nimba wumva ko hari ikintu washyira ku muziki nyarwanda, by'umwihariko ku muziki wa Fireman, you have to do something about it. Noneho sasa ubundi mbere yuko like ugira ikintu wishyuza, uzajya ubanze wibaze ngewe n'iki kintu natanze kugira ngo mvuge ati wenda nkwiye ibi n'ibi. Uri kumbaza video 5 cyangwa se simbizi, ariko se video 5 ziko hari ahantu bagenda se bakazitoragura. Video imwe ndi kukubwira ngo ni ibihumbi 2-3 by'idolari, zo ni miliyoni 3 n'igice hafi 5 enye gutyo. Audio ni $500, ibyo nta amafaranga hafi 600 700. Nta hantu bayatoragura, abantu ubwabo bayahembwa ni bangahe muziranye. Ushobora kuba uziranye na benshi kubera yuko ubwo nawe uri muri urwo rwego, ariko gira icyo bikora wowe rusasa, gira icyo bikoraho kugira ngo ubone byiza bikandi byinshi nimba ko kubikunda. Naho harimo n'abandi bakunzi bacu nabo ariko batameze neza nk'uko n'iki urabyumva, ariko burya umutima niwe wa mbere.
amafaranga ntago ari ibintu byatari, kuko amafaranga ni impapuro, arashakwa, amafaranga araza akagenda, ariko umutima yo urahaguma. So rero navuga ngo buri muntu wese umfite umutima, nanjye mba mufite, kandi mba numva hari ikintu murimo. Ngerageza uko nshoboye, nkabaha ibyo nshoboye nyine mu mbaraga zanjye, ariko sinjye wanze kubaha ibirenze, ahubwo mwabimfashamo tukabifatanya tugakora ibintu birenze, ubutumwa bukagera kure cyane hashoboka, kubera ko nimba ubizi yenda ko ubutumwa ari ikintu n'iki, ariko numva ko wakifuje ko bugera no ku bandi n'abandi. So rero tubishyize hamwe, nimba njyenyine nakora biriya, tubaye 5, ntekereza ko twakora, nimba ndi umwe nkakora 3, tubaye 5 twakora 7, ibirenze tubaye 10 noneho twakora 12, tubaye 100 twakora ibiki, tubaye 1000 ntabwo badukira. So rero reka tubikorane, ariko nawe uvuga ati, mbese wisuzuma uvuga ati se njyewe nirihe tafari ryanjye ndi gushyiraho kugira ngo ibi bintu tubishyire ku rundi rwego. So rero icyo kintu ahanini njyewe nabisabira kuko ukwiye kugira itafari ushyiraho kugira ngo ibintu bikure cyane. Ibi bintu ntabwo ari ugusabiriza, no, kubera ko njyewe iyo numva nanjye umuntu ari kumbwira ngo kutaduha ibintu, nibaza ikintu murimo, nibaza ariko harya ni iki kintu wangurije, harya ni iki kintu wampaye, numva ntabwo nahita mbimubwira. Ariko hano noneho ni mu rugo, ni munsi ya hip hop, hano niho bibera, niho tugomba kubivugira, kubera ko abakunzi bacu, abakunzi b'injyana, mubidufashemo, mudushyigikire, babigira ibyabo, apana ku munwa gusa, apana bijye no mu bikorwa. Izindi njyana njya kubona nkabona nk'abakana kababatayemo cyangwa afite abandi bamutamu, like nyine barabashyigikira. Natwe mudushyigikire mu buryo bw'ibikorwa, apana mu buryo bwo kubivuga gusa, kuko nk'igihe cyose maze muri iyi game kuva 2008, uyu munsi navuga ngo ashize imyaka 15, urumva inshuro maze kumva ijambo musaza ndakwemera, musaza urarenze, musaza, urumva inshuro maze kubyumva ibyo bintu, mbese mba numva ahubwo ntago bingeza aha, mba numva nenda nko kubiruka, ahubwo kubikora kumbwira kunyemera, ntago mba numva bisoundinga neza, mba numva bisoundinga nka wa wundi ubu ndyarya, kuko ntago wabasha uwo ari we wese yabivuga. Ariko kubikora biratandukanye. Ni nayo mpamvu navugaga ni njyewe umuntu abinkoreye, mba numva ko ngomba kumukubira 7, uwo muntu tuba tugomba kumenyana, nubwo yenda tutahura cyangwa, ariko tuba tugomba kuba en contact, kuko aba afite ikintu nawe anyifuzaho, hari icyo aba yarabonye. So rero iyo agize gutya akavuga ati nanjye nkize itafari ryanjye, nanjye mba nkeneye kumubaza, none se musaza, ku bintu nakoze, ku byo wabonye, ni ikihe gitekerezo kindi wama nakongeraho, cyangwa se nihe nyunganizi, kuko itafari ryawe tayari ndi kuribona, ririho, warishyizeho, ariko se noneho tubikore gute, wowe urumva ko twabikora gute? So tukagirana inama, tukafatanya, tugashyira hamwe, tugakora ibintu birenze. That's what's up. Ayo niyo makuru, mbese navuga muri make, kuko ni menshi cyane. Noneho ikintu nshaka kugira tugaruke tuvuga kuri bucyana yandi birambuye, turaganira nyine gatoya, ahako nashakaga ko nyine twumvisha abandi Fireman, umuhungu wa muzika, abantu badukurikiye kuri ya mirongo yawe, ngiye kuguha beat, then imirongo ntabwo kabura, kubera ko nicyo kintu banzeho, nicyo kintu batuziho. Ariko ndagira ngo mbibutse ko ngewe ubundi iyo umuntu ambonye aba ngiyemo 1000 kabisa, iko bimeze. Ariko kuririmbaho noneho nko kuririmbira gutya, mba numva kabisa ubu ngiyemo nka 5. Ubu ngubu sindi kubishyuza na wasi, ni promotion. Ariko nibitabujijwe ko na wa muntu ugiye kukabona akakishimira Voilà, niwumva kabisa. Niyo mpamvu ubundi Malayika
mba dufite bawe batanu wallahi natwe twahita tumera neza wallahi. ubu rero ndi kubibabwira mu gihe nyiciriritse kumbona ni igihumbi biroroshye wari ukwiye gucanganya kabisa ntari nabishyira kuri 5 kurapira dore biracyari 5 biracyari iki n'iki wari ukwiye guprofita bitari byabaga 10 cyangwa 20 karagaciyemo n'ugutebya n'iki tukanaganira ariko mu gihe ibyicimo birahenda byonyine ubwabyo nimba you guys do something about it. Yeah. Drop the beat. Get it. Let's go, let's get it. Yo. Yo. Vayo. Yeah. Vayo. Kubyuka ukitera amazi ukataka ukajya guhiga aho ndumva ari namaka kuko bitanga itandukaniro wibuke ko nacyo waronka utagiciriye inshuro akazi kabi kaguhesha keza ubuse hari uwo ruzi ko yatungwa no guceza gukora icyo ukunze ukagikomeza niryo banga riruta ayandi wametiriza wowe ni ibintu biri ntangiriro as long as ibyo bintu birimo amaramuko reka batwika bashyane n'ibyabo wowe ushaka uko wakivana muri uwo mwobo nubwo ubona ko bisa n'ibitinda bikagushengura umutima ukicwa n'agahinda burya biba bigiye kurangira bugacya bucya n'ayandi minsi mugasangira yeah vayo vayo yeah urukundo tugira umukimba nirwo rutuma buri ugufasha ahita byimba akagenda akabyibuha igihimba ukumva icyanga cyo kubaho ukiri igiti pinda ngewe 5 biri kuri momo yanjye indutira konte n'izo miliyoni zanyu babwire ko nubwo ibyishimo bihenda bazabigura ariko twe tukabihenda kabone nubwo wabona ari nta kigenda ukora cyane ariko ukanguka ufata urusenda bucya n'ayandi ejo wagati kura iminsi bihuka bihindura nubwo meranjaritsa zinamatike yemera ubiri cyuti giteye umunsi uzaba umwe we rurema bintu ntago yakuvuyeho aracyagupangira igikwiye rego uzabaho we vayo yeah hari uwo nzi wacuruzaga ikarito kuri ubu afite amangazini yakuye mu gati gito umukobwa uri ku muhigo w'ubukaro ni benshi uzi baba mu makaro bakoze babivunikiye ku mugaragaro kunyurwa n'ibyo bya mbere no gukenga kuko umugishiye wakuziye ntiwawukwepa ni nk'umuvumo nawe yuje ntugucika wewe vayo ucyana yandi Tough Gang Bombo Clat Bucyana yandi. Yeah man. Bucyana yandi rero. Ewana. Bucyana yandi ngewe. Ukuntu mbyumva. Uramugani nyine bucyana yandi. Kabisa. Numva ari nko kuvuga nyine uyu munsi ibintu biraba neje ibindi bintu bikongera bikaba nyine bucya bwitwe ejo tu bucya ibindi bintu bishyashya biza cyangwa impinduka z'ubuzima ziza. Yeah. Hanyuma rero wowe Fireman ujya gukora bucyana yandi. Inspiration wayikuye he igitekerezo cyaje gute? Murakoze. Mbere na mbere ngewe iteka ryose nk'iyo ngiye kwandika cyangwa ngiye gukora indirimbo muri ngewe avuga ko mission yanjye ya art ni ukugira uruhare mu mpindura amatwara se niko navuga kugira uruhare mu kumotiva mu kuankuraja cyangwa se kubaka no kugira uruhare mu gusiga isi imeze neza kuruta uko nayisanze. Numva ko ariyo mission. So rero igihe cyose mfashe ikaramu ngiye kwandika mba ndi gutekereza yuko ngiye kuvuga speech, ngiye guhagarara imbere y'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bari bose hanyuma mvuge speech. So rero iyo ubonye umwanya wo kuvuga speech nka gutyo uko byagenda kose ntabwo ugomba kuvuga ikintu cy'ububono uriya kumvikana kuri radio cyangwa kuri televiziyo
ni ibintu biba biri binini cyane. Njye nyiri umupeti nk'ibintu numvaga kuri radiyo cyangwa nkabareba nko kuri televiziyo cyangwa uburyo nafatagamo nk'abanyamakuru, umunyamakuru se, numvaga impamvu umuntu bamugira umunyamakuru bakamuhitamo akaba ari we ujya kuba umunyamakuru, akazajya ari we uvugira kuri radiyo ahantu hose bakamwumva, nkajya Gisenyi nkumva ni we, nkajya mu Ruhengeri nkumva ni we, nkajya Kayonza nkumva ni we, nkajya Kibungo nkumva nahitaga mvuga ati uyu muntu agomba kuba ari wuzi ubwenge kurusha abandi bose, kuko niwe bahisemo ngajya tubwira twese. Ni ikintu kiremereye cyane rero yo ufasha speech ugiye kubwira cloud ingana gutyo, reka mvuge ngo abanyarwanda. Urumva rero iyo ugiye kuvuga speech abantu ntabwo bazi ikigiye kuvuga, ariko ntekereza ko uba ugomba kuvuga ikintu kiri seriye. Njyewe ntago navuga ngo birambabaza, ariko ntago binshimisha ntago binshimisha kubona umuntu. Indirimbo z'urukundo ni sawa, hari uburyo watangamo message y'urukundo, ugatanga speech ukangurira abantu gukundana cyangwa se ubaha ingero cyangwa n'ibyiza by'urukundo nibyo, ariko ntago niyumvisha ukuntu ibyo na Solange pese ajya buriya da nyuma y'andi mezi ngaha agahita tubwira Clementina, ugasanga umuntu amaze imyaka 10 cyangwa sinarenga, umuntu afite indirimbo 30-40 z'amazina y'abakobwa batandukanye cyangwa stories z'abakobwa batandukanye. Icyo ngicyo izo ntago mbona ko iyo message ari message y'urukundo, mbona ko ari message y'uburyarya ahubwo. Iyo ni opinion yanjye. So rero iyo ngiye mfashe ikaramu ngiye kwandika, ntekereza ko ngiye gutanga speech ku banyarwanda miliyoni 14. Mu banyarwanda miliyoni 14 nkaba nzi ko harimo abakunzi b'imiziki wenda nka miliyoni 8, kuko harimo n'abatabizi, harimo n'abatabyitayeho, harimo n'abari bize harimo n'abirwariye, harimo ari ingeri zitandukanye. Wenda reka tuvuge ngo abakunzi babyo ni 8. Mu 8 rero abakunzi babyo mba ngomba kubabwira ibintu biri serious, kugira ngo byibuze bandodere na babandi 5 zisigaye cyangwa 6 babwira ati ariko ibi bintu mwabyumvishe. Uko byagenda kose nzi ko iyo nkoze ikintu kitacinga abantu barabibwirana. Uko byagenda kose ikintu gitacinze umuntu kuri original hari uwakibwira mugenzi we wenda azi ko atabikunda, akamubwira ati ibi bintu wabyumvishe. So rero nkuko warubimbajije njye kwandika bucyane, ubwo muri rusange iyo niyo myandikire yanjye, ariko nshobora nko kuyambazwa n'umuhanzi runaka batambwiye ati ngiye mfite indirimbo imeze gutya na gutya, kuvuga ku bintu by'urukundo n'ibi bindi nyine. Okay, barakunda umuhanzi nyine, reka mbimukorere niyo style, ariko njyewe ibintu byanjye kuri systeme yanjye, kuri mission ya art yanjye, iyo ngiye kwandika mba numva ko ngiye kubabwira. So mbagomba gutekereza nkandika ikintu, nkandika speech riseye. Muri iyi minsi urabona urubyiruko nirwo turi benshi. Iriya ndirimbo buriya EP ashize ziriya boro nazanditse 2020, bakundi just to wala ikabisa. Ariko dore nibwo zisohotse, hari n'izindi nyinshi n'iki, ariko ndumva nabigarutse tuzafata umwanya. Kwanza ubu muramfite hano ni mu rugo, mba mugiye kumbona mu nyinobe OG. So rero cyane yandi nyandika nararebaga icyo gihe, ndumva twari turi muri covid aribwo ikirimo abana hano icyapa job zarahagaze, ikintu induru. Ibaze ko ubwabyo nk'abantu banyakabyizi cyangwa se abantu barya ari uko babihirinze uwo munsi, ari uko bagiye guhiga. Mbabare gukoresha slang kuko iyi ni inzu ya hip hop kabisa ba bantu barya ari uko bahize uwo munsi, icyo gitendo cyo cyari cyahagaze.
ibaze yuko n'abahembwa wenda cyangwa n'abafite amakontara bari bahagaritswe bavuga ati mbo mukorere mu rugo cyangwa iki, abandi bakavuga ati akazi kahagaze twafunze mwe muhejeje, abandi bo baranabirukana, filime irizinga, hajya habaho n'ibitendo ngo byo kugabanya abakozi kuko bari kubona ko bari guhemba abantu batari gukora cyangwa se so rero none njye narebye kuri ba bandi ba nyakabyizi cyane cyane, reba ukuntu urubyiruko ubwabyo dusanzwe hariho complain urubyiruko nta job nta kintu. So none ndeba situation turimo ndavuga abahungu none indoro zibavugiyeho. So numvaga ko hakenewe motivation speech, numvaga ko hakenewe ikintu cyo kubankuraje, ikintu cyo kubabwira ko even if bimeze gutyo ariko nta mvura idahita bucya bucyana yandi. Ibintu waba uri mu buzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, ibintu bibi waba uri kunyuramo, ntabwo ari we wandikiye kubaho nabi cyangwa igihe kiragera bikarangira, nta mvura igwa ntihite bucya bucyana yandi. Afite ni muri iyo sense numvaga nandika bucyana yandi, niyo sense nari ndimo. N'ukuntu narebaga ukuntu situation imeze, entourage mbese narebaga ukuntu akazi kahagaze, narebaga ukuntu abantu turi kujya gufata ibiryo ku mirenge, narebaga ukuntu avuga ati cyokoze noneho karayenze. Uribaza igitendo cyabaye ku isi hajya haba ibitendo bitandukanye no mu myaka yo hambere, intambara z'isi biki, ariko nta gitendo kigeze gihagarika indege kugenda mu kirere, kigahagarika amato kugenda mu nyanja. Ariko icyo gitendeje ubundi cyarabaye. Ubwo rero iyo bigeze kuri urwo rwego mpita nibaza ati twebwe noneho ba nyakabyizi twebwe turya ari uko twahize, induru zituvugiyeho. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo nankuraje urubyiruko bagenzi banjye n'abandi bantu bose muri rusange babasha kubyumva, mbabwire kudacika intege, mbabwire kuguma bari strong, mbabwire kuguma in right way. Burya iyo uri mu nzira nziza, iyo utahemutse, iyo utari guhemuka, iyo uri aho ugomba kuba uri mu gihe ugomba kuhabera, burya uri no gukora icyo ugomba gukora mu gihe cyo kugikorera. Iyo ntabyo urapfusha ugapoba. So rero niyo situation yari hari, ariko bwari mu buryo bwo kubabwira ngo ibi ngibi biri kuba, it's okay, ariko bizarangira umusibo ejo bundi tuzaba twageze mu bindi. Ubwo aho ni muri sense yo kwankuraja, yo kubwira abantu kudacika intege, yo kubwira abantu guhozaho, like nyine kutagivinga up igihe cyose uri mu nzira ya nyayo. Ariko ndagira ngo mwibutse ko nanone ni byiza, yishimo iki ibintu waba urimo nabyo bishimishije, byiza bimeze bitenje nabyo birarangira, nta kintu kitarangira. Mfite ibintu byose bucya bucyana yandi. Iyo niyo yari point. Noneho EP nayo kwita bucyana yandi byavuye no ku ndirimbo. Urumva ibihuha nayo, ibihuha ni indirimbo iri muri style ya new school, kuntu navugaga narebye mbona hariho imiziki iri kugenda ikura, hip hop iri kugenda yaguka, mbongewe kandi nta beat kabisa nta kubitamo, kereka atari beat. Naho iyo ari beat kuba ari beat ndayimanuka. N'ibihuha nahise mbijurira ndabikubise. Ibihuha rero buriya ntago ari abantu bamenyekanye bavugwaho ibihuha bonyine, na rubanda rusanzwe na Francis ibihuha ahantu hose urabizi ibihuha, ariko nabyo birarangira. Cyane cyane iyo ari igihuha nyine. Igihuha ni ikintu sana. cyangwa cyagutunguye wenda muri icyo gihe, igihe wumvise ukavuga ngo yego ko mana, ugahita uvuga ati njya numva bavuga ngo ndafunze, cyangwa nkabona banditse ngo nari mfunze, nkavuga ati ariko nyine kuko nzi ko abaswa ari nk'abasazi,
ikindi ibintu by'amavyuzi byateye mbese ndabyihora. Ubundi ngewe yumvuze ikintu kitandiho nko kumbwira ngo wabuye we kandi ntaribuye nagomba numva ko, ariko burya iyo ikintu bakikuvuzeho kabura hanganye ugakomporoninga burya nta kabura imvano bihita bigaragara ko nta nduri bugira ubusa. Ariko nko kumbwira ngo urugero wenda kuko wenda bazi ko nagiye nikubita nanyweye ibikoresho n'iki nkajya kumva ngo ariko ngo wasubiye ku bikoresho uko gukubita inkwenene nka kwihorera guza gukumva ndeba nkavuze musubize iki, kwanza urashaka ko musubize iki? Icyo kibazo ni nko kukubaza ngo ese ngo urwaye sida, uri kubyumva? Kwanza iyo umuntu akubajije gutyo ushatse ntiwamusubiza, cyangwa kuko icyo wamusubiza cyose we igisubizo ashaka aba agifite n'ubundi. Yes, see? So rero kumusubiza no kutamusubiza byose ni kimwe, ahubwo iyo ikintu kitakuriho njyewe nizera ko ikintu icyo ari cyo cyose cyaba nta ruhare nakigizemo njyewe kibi, nta ngaruka kiba kigomba kungiraho, kabone n'ubwo wenda babinsangamo n'iki pfa kuba nta ruhare nabigizemo, ugasanga wenda bisa nk'aho ingaruka ziri kuza abantu ubwo wenda babirebera inyuma bavuga ati karabaye n'iki, ariko njyewe mba mbizi neza ibi ngibi biri kubicamo gusa biri kunyereza biri aho, ariko nanone nizera ko iyo igukereje iragutegera. Ubwo rero ibintu nta ruhare mbifitemo nta n'ingaruka, kandi niko mbona c'est la loi de la nature, niko isi imeze. Ikintu cyose utagizemo uruhare nta ngaruka gishobora kukugiraho, ahubwo ikintu wagizemo uruhare uko cyagenda kose kiza kikubye inshuro 7. Nimba ari kibi kirakugarukira byikubye inshuro 7, nimba ari byiza birakugarukira byikubye inshuro 7 nabyo. Gusa ibyiza byo wakoze kugira ngo bigaruke biratinda, bishobora no kumara umwaka cyangwa n'10, yewe bishobora no kumara n'imyaka n'100 uwe ntibikugere ko bikagera ku bawe. Ariko ikibi ntabwo icyumweru cyarenga. Harananditse ngo umunsi y'igisambo ngo ni 40 s'amezi 2. Urumva ubwo nta kuntu baba batagize mbese, ariko ubwo ni mu rwego rwo kukumvisha ko ikintu kibi ukoze kirakugarukira kandi vuba cyane, kandi kiza kihanukiriye, n'ikiza ukoze kirakugarukira vuba cyangwa bitinze ariko kiraza. So rero ibihuha byo abantu bavugwaho ni byinshi, abantu uyu muntu gutya na gutya, ubwo navugaga yenda si no ku bantu bamenyekanye gusa, abantu bose bavugwaho ibihuha, ariko d'après tout iyo nta kintu nyine yari igihuha ntabwo kiba ari ukuri, nyuma y'igihe runaka biragaragara. So rero bucyana yandi ibintu birahinduka, like ntabwo ariko bihora. So rero ni muri urwo rwego nayo urumva iri muri iyo sense yo ya bucyana yandi. Ni igeno nayo ni indirimbo nakoranye na Petit Frere yitwa Sevia Rapper, nayo iri kuri EP ya bucyana yandi. Nayo tuba turi kuvuga ku kintu cyo urabona igeno fate cyangwa se destin, ariko buriya njye ukuntu nizera ko ibintu byose birahinduka nyine ukuntu bigena. Imana yaraturemye ntabwo ndi bujye mu by'iyobokamana cyane, ariko kwa kiranswa iriya enetre supreme, hari ikintu kiruta ibindi bintu byose uko byagenda kose. So rero ntabwo ushobora kumbwira ngo ibintu byose ngo yabyanditse ngo ibintu byari byanditse ngo bizakubaho ngo no. Icyo gihe nimba no reka mbivuge mu mazina babivugamo, ubwo icyo gihe Imana bavuga ko yaturemye ikabizi ibyacu byose nuko bizagenda, ubwo ikakurema ibizi neza kuzajya mu muriro. None se ubwo yabibiyobewe? Nimba ibibizi nimba byose biba byanditse, ikarema n'undi ikabibizi neza we kazajya mu ijuru, kuko nimba ariko biba bimeze byanditse,
siko mbyizera, sinahamenya ngo gutya na gutya, buri muntu afite aviye, njyewe rero siko mbyizera. Icyo nizera ni iki? Nizera ko amahitamo yawe ariyo agena uko ubaho. amahitamo umuntu amakinga today Yes. niyo azagena uko ejo hazaba hameze. Yes. rero amahitamo numva ko amahitamo umuntu akomeza gukora nyine Yes. ariyo agena ubuzima bwe. Absolutely. Ni ukuvuga ngo iyo uhisemo nabi ubaho nabi ukarangira nabi, iyo uhisemo neza ubaho neza bikarangira neza. Point and train. So bucyana yandi rero nabwo ni muri iyo sanse tu. So niyo mpamvu EP yose nayise bucyana yandi, kubera ko numvaga hari intersection, hari ahantu bigiye bihurira tu. Mu by'ukuri abantu bajya bakunda kunyishyuza yimuka Misiri, batubwiye yimuka Misiri, ariko ntabwo ibyo bintu bikorwa gutyo gusa tu, ntabwo ari ukugenda ukabitoragura. Ndacyabitegura ni byinshi, usibye ndatekereza ko ubu ngubu none umuziki cyangwa se kariyeri bisa nkaho nayihinduriye inzira. Ejo n'ejo bundi ushobora kumva none nk'ukubise album yitwa Iriburiro, kubera yuko dutangiye bushyashya, dutangiye none imiziki y'ubucuruzi kuri original ya hanyuma rero bucyana yandi irasohotse. ya asante sana. Bucyana yandi mu gusohoka hari ibyayibanjirije, buriya urabona ugira ngo usimbuka ahantu harehare urabanza ugasubira inyuma. Ubwabyo nari maze igihe kinini cyane nta kintu dropping, abantu banyishyuza kutagira gutya nyine kakandya, nakibuka yuko nta n'ikintu baba bikozeho, nkavuga ariko se nk'iya uriya ibiri kumbaza iki sometime. Ariko niko guhitamo kuvuga ati reka mbikore kuriya. Nagombaga kubanza kubaka ahantu ho kuyishyira, yewe nta platform nagiraga, nta macano, nta ikintu cyo koze nagiraga ni Instagram, nayo ari sometime ntabwo numvaga yuko ari ibintu ariho bibera. Nagombaga kubanza kubyubaka, nkiga ukuntu bikorwa, nkiga ukuntu bimeze, nyine nkareba imbogamizi abantu bagiye bahura nazo. Njya nkumva ngo bapfuye cano ngo bayibye, ngo bayihakinze, ngo bamufunze, ngo byagenze cano. Nagombaga rero kubanza kuyiga neza, nkavuga ati nimba ngiye gukereya cano ni gute ibi bintu ngiye bitazambaho. So ibyo byamfashe time. Nagombaga gushakisha uburyo cyangwa no kumenya uburyo bw'imicururize, uburyo abantu binjizamo ngo by'imiziki kuri internet, nkamenya ama distribution companies, ukavuga ati okay yikora gutya no nkahitamo iyo nkorana nayo, bitewe n'uburyo nyine wenda numva ibijyanye n'ibyo ndimo cyangwa ibyanyorohereza. Ndavuga ati ngomba gukorana na Dislokid, ubwo ababikora barabizi, njyewe nanjye nabimenye ejo rwose, uku ndeba uku nta kintu nari mbiziho mu myaka yose nari maze. Gumenya nyine uburyo bigenda, ukuntu birangira imiziki igeze kuri za Spotify, za Audiomack, hose kuri platform zicuruza imiziki nka 30-40. Hano mu Rwanda izo dufite cyangwa se isoko ry'umuziki mu Rwanda navuga ko ari YouTube yonyine, ariko hari n'ibindi byinshi, kandi YouTube ni amashusho. Buriya rero ama audio naje kumenya ko ari nayo curuza cyane, kuko niyo afite platform nyinshi zicuruza. Kandi buriya musique ni iki kwanza ubundi? Musique c'est la voix agréable à l'oreille. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni nko kuvuga ngo ni ijwi rinogeye cyangwa se riryoheye amatwi, tout simplement. Ubwo rero biravuze ngo umuziki
ntabwo ureba ururimi, ntabwo ureba iki. Ndaguha nk'ingero wenda hari indirimbo Michael Jackson ni umwami w'ibihe byose, ariko akawukubita wenda umuzigo wa danje hit itabaho ku isi yose, kandi ifite chorus imeze gute? Uri kumva chorus nta jambo na rimwe, it's just a sound, ariko ni ijwi riryoheye ugutwi tout simplement. Urumva rero audio y'abantu naje kumenya agaciro kazo, ziracuruza, ariko bigomba kuba ari audio iri kuri standard sounding, igira gute, ivuga neza, kuko hari amashuri y'imiziki akomeye cyane ku isi, za Grammy, za ki. Ubu tuvugana mu Rwanda naho amashuri y'imiziki yaraje, ndumva amaze kuba nkangahe. So urumva rero ibintu biri kujya ku rundi rwego, so nukugendana n'ibihe turimo, ibintu byose byabaye digitalize. Nagombaga kumenya nyine wagwan muri make. Maze kumenya wagwan, mpitamo ko ngomba kubikora, ndabifungura, akaba bimfashamo. Ntabwo biba byoroshye, ariko nk'uko nakomeje mbivuga, abantu nizo mbaraga. Iyo ufite abantu bafite isi n'ijuru, babimfashamo. Namushimira cyane umusaza, agakunda kuba expose, ariko ararinze byatari. Salute aho uri hose. Turabyubaka noneho turangije, ariko abantu bakangira inama, n'ubundi abantu bagiye bangira inama kuva na kera, se wafunguye channel yawe, iki imiziki yawe twayikura he, bayandagaye. Natekereza ko nta kintu mfite cyo gushyiraho, se ndafungura channel ngiye kusanya imiziki ya kera n'ubundi yabaye uploaded ku yandi channel, nyiza ni wanjye, bimara iki n'ubundi ko yagiye yumva hashize igihe kinini. So nkavuga ni birasaba ko ngomba kubakubita ibintu bishyashya, wenda na bya bindi bya mbere bikaba biriho, ariko noneho nkabakubita ikintu gishyashya cyangwa se ibintu bishyashya, nkabaye impamvu ituma baza kureba ibyo ari byo. So ndabyubaka, byafashe igihe, hanyuma mbona gufata ziriya produit nzishyiraho. 3 nizo zari ziri tayari, ntabwo nagombaga kugumya gutegereza ngo ntegereze ngo zibe enye, zibe 5 nziza. Iyo utegereje gutyo uriya tegereza ibyaraheba, imba warya ni mubyara waheba, ibintu nk'ibyo. Voilà. So rero buriya amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri, ndavuga ati abantu reka mbe mbataye mibi, babwiye yuko mu byo yabyibuze nayize, aho ibi byabashije kuvamo, ndebe feedback nzabona nizama kumenya nimba nafata na credit nkabakubita n'ibindi, bitewe nuko nzambona ko ibyo bintu kuko bari kubyitabira birimo inyungu. Ngarutse rero ku kibazo warumbaje ati wabonye ibara yakiriye gute. Ni ikibazo cyiza cyane. Urumva ubwabyo ibyo biro twavugaga tuti ese ndibuka ko warumbaza mwari muti ese urabona feedback imeze gute. Nkuko nakomeje kubivuga, izi mbuga ni nshyashya, nibwo nyibitangira, yaba YouTube channel, yaba byose kwanza, byose uko byakabaye. Navuga ko nakoreshaga Instagram yonyine, ariko ubu ngubu tuvugana za TikTok, za Spotify, za Snapchat, Instagram, YouTube, hose kwimva umve ngo nimba no mwijuru bashobora gufata connection yanga nabo bagomba kubyumva. So hose account ni Fireman vayo, hose ukajya ugakora subscribe, ugafollowinga, bese tukabana tugahorana inyunganizi, inama se cyangwa n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose. Mwagiye mu complain turababura ntago muboneka, ariko kuri iki gice ndabarabuye, nababwiye, ndumva na nimero nayipininze. Mbese ndifuza kubana namwe, ndifuza gukorana namwe, ndifuza ko muhambera, kubera yuko nimba twakora bikeya bikabyara ibi, ndatekereza ko tubaye benshi
twakora ibirenze. So rero feedback nabonye ari sawa cyane ko ubu tuvugana wenda reka bivuge cyane ku bigaragara cyane cyangwa ibyo abantu bakubona cyane. Ahanini hano mu Rwanda YouTube ubona ko ari abantu bazi cyane ku bijyanye n'imiziki. So rero ubu tuvugana hashize ibyumweru bibiri nyifite iyo YouTube, urumva iracyari nshyashya, ariko kuva nasohora iriya EP bucyana yandi nkabivuga kuri IG n'ama live, nta kintu nari nzi ku bintu bya live, nta kintu nari nzi ku mikoreshereze ya social media, ibintu nk'ibyo ariko narabihagurukiye nk'uko nagiye mbigarukaho, ndi kubyiga ndashaka kubikora cyane. Ariko YouTube channel nshyashya nk'uko imaze ibyumweru bibiri nkashyiraho indirimbo, ubu tuvugana indirimbo ikaba igeze muri views 80-90 hafi 100 muri 2 weeks ku bintu bishyashya. Basubscribe mbona bazamuka 15 ubu ngubu tuvugana baza kuba 15, which is good. Exactly. Almost 16. Urumva ko ni ibintu bitanga icyizere. Njya numva ko ngo baguze views ngo bagure ibintu ndakubwiza ukuri rwose ko nta kintu kimwe nigeze ngura, nta kigura ikisobundi. Ariko urabona ko biratanga icyizere nimba ibi bintu hashize ibyumweru bibiri byonyine mbifite imibare kabizamuka kuriya. Urabona ko nizera ko nuko nabigarutseho ibintu byose aho biri byigeze gutangira, hari umunsi byatangiye. So rero ibi nabyo twabitangiye, kandi ukurikije igihe n'ukuntu biri kuzamuka biratanga icyizere. Icyo nabasaba ubwo namwe no kubimfashamo, mukagumya mukabipushinga, mukabibwira abantu, mugasharinga. Ahubwo wa muntu we nimba uri kutureba akanya nyarukira kuri YouTube channel ya Fireman, ugende umusure kuri Instagram, kuri TikTok, hose ni Fireman Vayo. Uretse kuri Twitter X yahoze ari Twitter, kuri X ho ni Fireman_RW, cyangwa se Fireman _ rwa honyine kuri X. Naho ahandi hose ni Fireman Vayo. Ndabisubiramo ni Fireman Vayo. Wajyaho ugakora subscribe, ugakanda kazogera, ukabasha kubana nanjye kuri YouTube anytime. IG, TikTok hose mukamfollowinga. Ikintu nabasezeranya nuko ntazigera mbatenguha, ntazigera mbaboa. Imana izabimfashemo. Ahari abantu burya nta ibintu byose biba bihari. For sure. Fire imirongo iri hafi rero tuzamuke muhereze beat. Uri tayari? OG. I was born ready. OG. Skiri. Reka mbatemo. Tamo. Yeah, Vayo. Kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza umutavu gang, nanazi ko hari ubwo byavamo umugati, mbijyamo nanabibamo neza cyane, rubanda muhera ko mukunda inyandiko zanjye, kuko twakuze imihanda irimo amabara, twashyize ibyo twabonaga hagaragara. Ukuri rero hari abantu bakukwangira bakakuvangira, ubwihangana rigatangira, ntibabura rikabo twakoze ku mitima, wallahi bikanabahindurira ubuzima. Ngiki cyatumye twemera ku bintu mwaza rubanda ngo tuvuge ibyishaza ritavugwa. Yanizera yuko hari igihe kizagera mu gicukaza amahirwe kadusekera, kizabarenga babona uwo bisingegera ari gukora amateka ahantu hose arenze ukwemera. Bibaho kandi biravuna mu gutangira, gusa nzi neza ko atari ko bizarangira, kuko n'ubu hari abifuza ko dusangira kujyabo iminsi n'ubuzima bikatwangira. Hari ibyo tubona tukumva biraba ni byinshi nanditse muzubo mwabonye, sinzi kizabemeza ko twago dushonje ngo nuko muzi yuko twatojwe. Yego nta muhanuzi wemerwa iwabo,
nk'ubusambo nyamara twemeye kubabera ibitambo igihe kizavuga uko twari abakomando abibaraguza ngo ducezereza ngahe nibo batuzi kuko nibo bakanzwe banazi ko umusibare ejo n'ejo bundi kazafatwa vayo rimwe y'imihanda izatwibuka vayo ibyishimo twatanze n'imvune zatuzonze imirongo irenze twanditse kugeza na n'ubu si muzemera twapfuye ndi muri apurenti hamwe na baby malayika nimwe mukwiye kubidukorera mukadushyigikira kuri orojinali twakoze ibyo dushoboye namwe nimwe musigaye njyewe n'abahungu banjye njyewe n'abakobwa banjye twebwe n'imiryango yacu biratuvuna kugira ngo tubakorere ibintu nk'ibi so sindi mwiza muri freestyle njyewe biba binsaba kwandika akubita kuko mba natekereje nibi ntubyiteho gusa ndagira ngo wumve ko bimvuye amutima mubidufashemo nimba twaguha ibi mubidufashijemo twabaha ibingana bite wewe gira itafari ryawe ubundi uzatubaza ibikurikira bayo bayo ubarizwa henge mbarizwa ku muhanda ikindi kandi urarahenge ubundi ndari ingange ngese utunzwe n'iki n'umusige adresse zanjye ni .com bombo club man byinshi asante ndikumva naguhereza nk'ayandi mabiti nk'atanu nuko tutataha umva na time niki ariko uramfite kwanza wowe urabizi ko mbese umva ndagira ngo mfate n'aka kanya kwanza mushimire byatari anyway nago twasoza nyine nashimiye abantu mbere na mbere ndashimira Imana kubera ko tugejeje ubungubu tugiye aya magingo yatugihumeka abazima izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mvugira uti amena amen yeah man so ikindi ndashimira itangazamakuru aba influencers ariko cyane by'umwihariko ibyo ngibyo byo ndabivuga nciye akarongo mugani w'umusaza ati aho ndaca akarongo Uptrend podcast ibi bintu birarenze ni innovation irenze actually ibi bintu nibyo twari dutegereje reba bifashe imyaka 15 kugira ngo tubigereho so nago ngewe njya nizera ngo twarakerewe ngo no ahubwo igihe iyo kigeze this is the right time absolutely so rero ni ibintu by'agaciro mva byankoza ahantu byankoze amutima bundi ngewe ebana nagiye kumva numva umupeta yikuvuga ngo motari akakwite ana bacemana na motari avuga ngo muri fone yitwa motari inshuti ze zikuzi nka motari ebana so none ngiye kubona mbona umupeti nyine ari kubikubita abana benshi cyane bafite talent n'ibintu birenze muri hip hop abanyarwanda bagira amatara atandukanye ariko noneho sama touché quelque part nkibona ko ari umudamazera ubiri inyuma like you know everything ibintu byose biba bifite ikintu kibiri inyuma nkibona ari umubebe uri inyuma yabyo you know ariwe uri inyuma ya byose ari kuvibing iyo boro ewana peti none nawe ugahita ubona agize courage ya dance nabonye na video yasohotse mva you have to be proud kabisa urabona ko you have to be proud birarenze kabisa so rero ibi bintu bundi nibyo dukeneye kuva ubwabyo hari runo rubuga rwa hip hop ni ibintu by'agaciro cyane malayika bakoze ibintu byatari ewana Imana izajye abana gukomeza kwagure ukora ibirenze bizagende gutyo kabisa amina kabisa so kindi nashimira abantu bose badahwema kunyereka urukundo badahwema
like kumbwira wicika intege ibintu wabikora, let's do this and that, ibintu nk'ibyo ewana nkavuga ati cyokoze. Ikindi hari abantu babimfashamo, bizi nta muntu wigira, nta yindi job, nta ibi ngibi nibyo nkora kugira ngo mbeho. Inshingano nyinshi zitandukanye, like it's a long story. So rero hari abantu nk'uko nagumye mbigarukaho, abantu nizo mbaraga, ntabwo kanyiba. Gusa hari igihe usanga abantu badakunda ko umuntu abamentioninga, gusa abo mvuga bariyizi. My man Elijah Bomboclat, ntabwo kapuwe rwose, nurumva hari abantu batabikunda, gusa ndabizirikana. Twakifuje ko n'abandi babyumva, bafite ubushobozi, amakampani, abahagarariye amakampani, ariko nanone kuva leta yarabijemo, buriya hari ikintu nyine cyari gihari kitari gisobanutse, kandi ngo ka giti, ngo ka kitu kidogo, ka ruswa, ni ruswa, reka tubivuge mu magambo yabyo. Ariko urabona ko leta yarabihagurukiye mu masekiteri atandukanye, ku rwego rw'uko bashobora no kuzirika minisita akigira gutya kidogo bagahita bamwemeza, cyangwa se n'umuyobozi runaka, cyangwa se n'undi uwo ari we wese. Ibyo bigaragaza ko nta kamara, ariko biratanga icyizere ko no mu muziki hari ikigiye guhinduka, kuva bararebye bakavuga ati no, reka noneho dushyiraho minisiteri y'urubyiruko, twongeremo n'akantu k'ubuhanzi, minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi. Biriya bintu birarenze, burya nizera ko ikintu leta yagezemo abana ubwo nyine ya minsi y'amabandi kabisa baba bagiye muri puriyave. Ubu navuga ko wenda bari kugosora vuba ahangaha. Irondo riraza kwivangura n'abajura, ababikwiye babibone, batabikwiye, kuko ubu ngubu usanga kenshi abakwiye ibintu sibo babibona, batabikwiye ugasanga nibo barimo neza, barabyimbye barenda bariyemera, ariko ubu ngubu kuva babirimo bigiye gukemuka. Ikindi urumva nenda nashimira government of course kuba icyo gitekerezo barakigize, bakavuga ati muri imiziki urabona yuko ibintu by'amashyari, amatiku, abantu bibaraguzaga, ugasanga abantu barakuzimije, bakigamba ko bakuzimije, cyangwa se amfete. Ndashimira cyane leta kuko rwose abana itwitaho. Ikindi nashimira cyane abantu abakunzi ba Uptrend, urumva, shout out our uptrenders, big up trenders, big up, kubera ko abana, the more we push this, the more we get, niko bigumya gukura, bikaba binini. So rero ubwira mugenzi wawe byibuze abibwira abandi bantu batatu, umubwire nawe abwira abandi batatu, babwire batatu, gutyo. Ndazi neza yuko abana vuba ngaha biraza gutanga umusaruro. So rero ndabashimiye cyane, ariko nongera no kubasaba, nongera no kubibutsa ibya EP yanjye, Bucyana yandi iri hanze, iriho indirimbo 3, ni nziza. Ikindi nakwizeza nuko ntago bishoboka ko wakumva ziriya ndirimbo 3 Bucyana yandi, Ibihuha, Igeno, zose ngo nuzumva ukazirangiza ngo ubure ikintu ukuramo usigarana amutima kandi kikureba, nduvuga ati this nigga twari turi kumutyaye ninde wamubwiye story yanjye. That's me. Nicyo kintu, that's what I can assure you. So rero mugende mu streaming Bucyana yandi, uyumvishe n'abatari banyu, ndabizi neza ko ntago habura akantu ukuramo. Ikindi nkeneye kubaha ibintu bya danje birenze, so rero hakenewe itafari ryanyu. Icyanyuma nasorezaho, nabasabira umugisha ku Mana, nabasabira ko ibyo munyifuriza Imana ibakubire 7, nanjye ibyo munkorera nzajya mbikuba 7 mbisobojwemo hamwe namwe, tubifatanyije n'Imana. Murabizi ibyo tuba dushaka, ibyo tuba twifuza ni byinshi, ariko rurema bintu
ibidukwiye nibyo aduha, ariko nzi ko dukwiye ibyiza. So rero ibyiza bidutegereje ni byinshi, mureke dushyire hamwe tuzabigeraho. Ndabakunda cyane, ni umuhungu wanyu Fireman kuva i Kigali mu Rwanda. Ewana, nkwibutsa yuko inzoga si iz'abatoya. Wakoze imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, wakwitamo B1 B1 Gin Bombo Clat ukamera neza, ubundi tugakorana kuri originali. Mureke tubikore, dutezanye imbere, dukunde iby'iwacu. Ariko Malayika yakoze ibintu byatari byananiye abantu bose. Ntabwo navuga wenda ngo byabananiye, ariko se ko batari babikoze. So she's the one who made it. She's the one. So rero abana, big up to yourself kabisa. Njyewe ndumva yuko hari ikintu nkurimo anytime, igihe icyo ari cyo cyose. Si njyewe uzarota numvishije mbese yenda umbwira ati Fireman wamfashije iki n'iki, nkagira ikintu numva ngiye kugufasha. Come on, byaba ari iby'agaciro nyine. Icyo nshoboye kizansa kuko urabizi ko hari ibyo ntanashoboye nanone. Gusa ibyo nshoboye byose wana ni kuri original. Nkanashishikariza n'abandi bose, kuko ahangaha Uptrend podcast ni rwo rubuga rwonyine, niyo channel yonyine, niho hantu rukumbi wakura inganzo cyangwa se ibyivugo n'ibisigo mu Kinyarwanda, rap cyangwa se hip hop. Ko hip hop ni ikintu kinini. So rero mbibiye nk'ibanga, wenda reka nkamene nubwo batakambaje, ariko hano hantu ebana birarenze. Ahangaha ni inzu y'ubugeni, that's a house of art. So rero hano ni wabo wa hip hop, kuko hip hop ni ikintu kinini. Habamo art, bya bindi byo gushushanya, habamo dance, habamo graphics, habamo rap ni nk'ibi ngibi dukora byo kurapa. Ntago bino byo uvuga ngo uri kurapa ntago biriya byitwa hip hop. Reka da, biriya ni rap, ni agace kamwe mu bigize hip hop. Habamo byo kudija, habamo ibintu byo kwambara, ni byinshi. So rero hano hantu ukuntu nahabonye, house of art. Haba na vibe nziza, na vibe zirenze. It's a gangster paradise. I can't wait to come back. Gukora ibindi birenze karyoshye ntigahora mwitama. Ariko mbere yuko dusoza, ndashaka kukwikwestinga imirongo waba wibuka ufite hafi yo mu Maburakindi. Mu Maburakindi? Maburakindi kikoze uyimplayinge nayikubita, najyana nayo kidogo, kuko urumva ziriya boro nazanditse 2016 nzandika indirimbo 10 mpita nanazirikodinga gutyo. Urumva nazikoze mu minsi nk'ine, mu minsi 4. Urumva najyaga stu nkandika yenda nkatani mugoroba ndikodinze nk'indirimbo 2. Ejo nkajyayo nkandika, nkumva beat nkandika, nkava ndikodinze indirimbo 3 kuko wenda zitarangiye neza. Urumva hari ukuntu rero iriya mirongo bitewe n'ukuntu nabikoze mu gihe gitoya, kandi kimwe ntabwo mbyibuka neza, ariko iyo muri original basi yo ntabwo wayabura. Mu original gubanza ari byo koko bya bihe bya nyuma, numvaga bavuga kisi zacura umwijima, abantu barekenge lenge, mbese nukubaho twese duhenda n'ubwenge. We all think about things and properties. The only thing that made us be enemies. So before change the world and human history, we were kings and queens before the slavery. Gakondo yacu rwose nta ribi nta kibaye. N'ubu sindiyumvisha ukuntu amadini y'abatwaye, abadukuyemo indangagaciro, abazanye kirazira, kiliziya igaca kirazira. Iri hindagurika ry'ibintu n'abantu iyi minsi nge irancisha iyo ndeba iterambere ry'isi. Ese mubona ibyiza n'ibibi bya siyansi, virusi n'imiti byaba bakaritasi? Kweri uko biri bo bibera mu bucuruzi.
ubuzima bwacu babugize bizinesi, kandi ubwo mba nkunyuriye ku mayange ngo utazabura ubwenge ugahurura nawe. Ibyo ubona byose ni orijinali, nta sayidi ririmo, ni orijinali. Umva, niyo ubyibagiwe barabikwibutsa, ntihazagira ukubeshya, ni kuri orijinali. Thank you. Originali, ewana. Hanyuma Fire, thank you so much for coming. Wakoze cyane ko wana natwe. You Umva are n'umugisha, always welcome. n'umugisha. Ni ibintu bya danje kandi keep going Thank you, man. thank Uri you. gukora ibintu bya danje, turagufana cyane kandi you. ewan. Keep moving, keep Thank grinding, keep ewan. Umva, There's no going back. Eh, Serious? kabisa, Eh, I'm niko so bimeze. excited. Eh. Ewana, uramfite kuri Niko orijinali. bimeze, niko bimeze. Kabisa, ewana, umva. Anyway, reka basi tubishyire ubutaha. Tubishyire ubutaha, Tubishyire ubutaha kuko ni mu rugo, nishimiye ukuntu mwanyakiriye, ni ruzungu. So rero ngiye kuba hano munyinuwe kuko nanjye ndi rap, ndi Yeah. hip hop. So rero this is my place. This is ahangaha niho ngomba kuba ndi ubundi. For sure, Yeah, for sure, yeah. for sure. Nkaba mfite inspiration, akaba ari ruzungu. So rero ndabashimiye cyane. Nongera kubabwira ngo inzoga si iz'abato. B1G wakitamo wakoze imirimo yabashimwe n'Uwiteka, ukitamo ubundi tukimanukira tukabaha rap, ugakora subscribe, ukazajya ukurikira buri kantu kose kabereye kuri Uptrend, buri kantu kose Fireman yashyize hanze. Ahangaha niho bizajya bitangirira muri House of Art, birumvikana. Bundi ugiye gukora subscribe kuri Fireman, vayo tuzajya tubana everyday. Nimero aho ngaho muzika ariho nawasi. Nagira ngo enda tubisozanye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ni umugaragu wanyu, umuhungu wanyu Fireman. Hanyuma rero nawe kangushimire wowe uri kutureba, ugejeje uyu munota uri kutureba. Niba utarakanda subscribe kuri Uptrend TV shows, yikande, uduhereze like, uduhe n'igitekerezo cyawe. Hanyuma urahita ubona na channel ya Fireman, ugende ukore subscribe channel y'inshyashya. Dukomeze man, dutezanye imbere, tubivane mu kubivuga nk'uko yari ari kubivuga, tubishyire mu bikorwa. Hanyuma rero me and Fireman, we signing out. Bye, blessings. bye. Salute.